ibyo hose ndahagira no kunda, aha ni kunda gutya n'ahandi gutya hejuru y'igiti. Mwibuke ko n'undi mwanya nawo mwiza, hari n'abandi bantu biharaje ibintu by'amashusho, imibonano mpuzabitsina ngo uko bayikora, ibyo bintu bigisha, noneho ugasanga barabivuga, barahamagara imbwa mu izina ryayo. Abo nabo ni umwanya mwiza kugira ngo tubahe ubu butumwa. Umugabo n'umugore mwamenye ku izina rya Buryohe, bakorera kuri Buryohe TV, niko bagiye bamenyekana mu bihe bitandukanye. Nuko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwose yavuze yuko aka kanya ibintu bamaze igihe bari gukorera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku rubuga rwabo byo ubwabyo bishobora kuzisanga mu bintu bigize ibyaha biri mu gitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwose yabitangaje. Ariko ibi ngibi ni ibintu yatangaje nyuma yo kuvuga imikoreshereze ndetse n'ibijyanye no kwica amategeko, ariko bigendeye ku mikoreshereze ya social media aka kanya. Ni nyuma yuko umusore mwabonye avuga, ahamya, asobanura ibyuko ari we mupfubuzi wagaragaraga ari gukora imibonano n'umubyeyi, bivuga yuko ari ni Karogo arya ni Kabihogo hano mu majyepfo i Muhanga. Ni inkuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Ni inkuru abantu amashusho cyakora amashusho y'uriya mubyeyi nyine wagaragaye yari gutera akabariro n'uriya musore. Bagiye babivugaho ibintu byinshi, bavuga yuko ngo yari umugore ngo w'umudemobe, abavuga yuko ngo n'uriya musore mu byo yasobanuye yavuze yuko ngo yari umugore ngo w'umupolisi. So umusore rero yaraje arabyihamiriza nyine, avuga yuko ngo ari wagaragaye mu mashusho aryamanye n'uriya mugore nyine, byavugaga yuko ari uwa Karogo niba ari Kabihogo hano i Muhanga. Uyu musore icyo nakubwira nuko yamaze gutabwa muri yombi, ndetse nk'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitseri yabitangaje, nuko na nyiricano yitwa Yawe TV iki kiganiro cyaciyeho nawe yamaze kwinjira igihome, cyangwa se bose bamaze gutabwa muri yombi. Ubundi iki cyaha umuntu gihamye abagomba gufungwa imyaka iri hagati y'3 ndetse n'5, ndetse agacibwa n'ihazabu iri hagati y'amafaranga miliyoni 3 ndetse na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se kimwe muri ibyo bihano. Niko itegeko mu gitabo cy'amategeko nyine ririmo ribivuga, niko ingingo bivuga nyine, kuko ni icyaha cyo gishobora kuba inyandagazi. Kandi umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yabisobanuyeho byinshi nyine, uburyo ibikubiye muri kiriya cyaha, kuza ukisebya ukiyitirira ikintu noneho kibi ugamije kucyamamaza no gusobanura uko wabikoze, gishobora guteza intugunda, gishobora guteza yabisobanuye uburyo bwinshi cyane nyine, harimo no gusebya, harimo no kugira ingaruka kuwo byakozweho n'ibindi nk'ibyo. Aba bahungu babiri rero bamaze gutabwa muri yombi. Ariko abantu bacyumva aya makuru benshi nyine bahise bavuga ati ibi ntibikwiye. Umuvugizi w'igihugu urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se umuvugizi wa RIB aza no guhitagaruka ku bijyanye n'imikoreshereze ya social media aka kanya, uburyo ki hari abana bari kwifotora. Mw'abantu mwe mujye mufotora mukohererezanya amafoto y'ubwambure, aba bagabo muba mwaryamanye ejo bagatangira kubaka amafaranga. Reka mbibira akabanga, nuryamana n'umuntu agafata amafoto ejo agatangira kukubwira ngo nuta amafaranga amafoto yenda yakira hanze mureke. Ahubwo nkurikije uko numvise umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yabisobanuye, birasa nkaho ugiye gutanga ikirego uvuga yuko wasambanye n'umuntu akagufata amafoto utabizi. Ntekereza ko hari bamukurikirana, niko mbitekereza, kuko yavuze yuko ibyo bintu nabyo ngo byeze, ukaryamana n'umuntu mukigenza uko mwigenza, byarangira ejo ugatangira kumwaka amafaranga uvuga yuko ufite amafoto ye. Ibi rero yahise abikomatanyiriza hamwe n'umuryango nari nkubwiye haruguru, abantu bagaragara kuri Buryohe TV. Ni umugabo n'umugore bakuze rwose, baba papa ubona biyubashye, bakunda kugaragara muri salo yabo, bakagaragara mu gitanda cyabo, bari kwigisha uko imibonano ikorwa, uko gutera akabariro karyoshye bikorwa. Ariko umuvugizi wa RIB yatangiye avuga yuko uyu mugabo ngo yatangiye yigisha cyangwa se agaragara mu mujyi wo kwigisha. RIB iranabibona rwose, ubona yuko nta kintu byaba bitwaye, ariko ngo yamaze kurenga umurongo, cyangwa se yamaze kurenga ibyakabaye byitwa inyigisho, byageze mu cyiciro cyo kwigishiriza ubusambanyi bweruye. Muri makeya Buryohe TV uyu mugabo n'umugore bayigaragaraho RIB yabaziye, kubera yuko RIB ivuga yuko ibanza igatanga ni nk'amahugurwa, bakabanza bakakubwira ati ariko ibi bintu wabireka ukajya muri uyu murongo, watandukira byakanga wa murongo kujyamo. Nawe urabyumva, RIB ibereyeho kugenza icyaha
icyaha baratangira bakakigenza, ugafatwa, dosiye igakorwa, igashyikirizwa ubushinjacyaha, tayari bugacya wisanga nyuma yo kujya muri Ferebeto ugatangira guhamagazwa imbere y'abacamanza. Uyu mugabo n'umugore bagaragara kuri Buryohe TV, wenda reka nse no gusobanurira byinshi, cyangwa se reka nse no gusobanura ibikubiye mu byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry yaburiye umuntu umaze igihe yigisha ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku rubuga rwa YouTube yuko ashobora gutabwa muri yombi. Dr Murangira yasobanuye uko hari abakomeje gukoresha imbuga nkoranyambaga ibikorwa bigize ibyaha. Ati hari bamwe bagenda babikoresha cyangwa se bazikoresha ibikorwa bigize ibyaha, hari n'abagenda bigamba iby'abandi, urumva bimwe nakubwiye haruguru, bakabiha cyangwa se bakabizana mu Rwanda, bakura imico hanze nyine bagahita bayinjiza mu Rwanda. Ariyo nk'iya nakubwiye by'aba bantu bari nanjye kuvuga ngo bakobwa, mwari kugira ngo nibasiye abakobwa, by'aba bantu bari kujya kuri piscine bakagaragara bifotoye, imyanya y'ibanga yabo iri hanze, abandi akakanya ngo hari bari kugenda batacyambara amasutiye n'amasengi n'amakariso, ibintu nk'ibyo byose nyine ngo ni imico yararujwe hanze. Cyakora byo hari n'imico y'inyandagazi, guhura n'umukubitana n'umukobwa utambaye isutiye ibere riri kunaga, nabyo hari ukuntu rero ukabona nta muco urimo. Ni nko guhura n'umuhungu nawe sinzi, ntabwo byoroshye kuko amategeko ibi ngibi rero bivuga yuko ngo ari imico yibwa hanze cyangwa se kurwa hanze. Yavugaga yuko amategeko agenga igihugu runaka siyo agenga u Rwanda. Umuvugizi wa RIB yakomeje agira ati kandi rero muri ino minsi biragenda bifata indi ntera, aho hari abantu biharaje kwifata amashusho bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se amafoto y'imyanya ndangagitsina yabo, ugasanga barayahererekanya. Za message njya mbona uti sheri jya muri dushe, ati sheri jya mu cyumba ukingure, ubundi ume aka video uri kugira gutya na gutya. Kuko ubundi ujya kubwira umukobwa mukundana ngo ama video uri kwikora mwongo, ubundi bimara iki? So rero yavugaga yuko ngo bari kuyafata muri no minsi bakayakwirakwiza kuri za social media, noneho hari abayafata bakayifata bo ubwabo cyangwa bakayafata bagenzi babo, bigana iby'ahandi bakabizana mu Rwanda. Ukibaza bakibagiza ko agahugu kamwe, igihugu kimwe kigengwa n'amategeko runaka, kuko amategeko agenga igihugu runaka siyo necessary agenga igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kugira. Kandi rero noneho muri no minsi biragenda bifata indi ntera, aho hari abantu biharaje kwifata amashusho bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se amafoto y'imyanya ndangabitsina yabo, ugasanga barayahererekanya, barayakwirakwiza kuri za social media. Bamwe noneho hariho n'abayafata bakayifata bo ubwabo cyangwa se bakayafata bagenzi babo, either bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa amafoto agaragaza ubwambure bwabo. Umuvugizi wa RIB ageze ku bigisha imibonano mpuzabitsina yagize ati hari n'abandi bantu biharaje ibintu by'amashusho imibonano mpuzabitsina ngo uko bayikora ibyo bintu bigisha, rero noneho ugasanga barahamagara barahamagara imbwa mu mazina yazo. Ubwo igitsina cy'umugabo bakacyita izina ryacyo, cy'umugore bakacyita izina ryacyo, mukanyara nkubitanye nabyo ngira isoni zo gukomeza kubireba. Abo rero nabo ni umwanya mwiza wo kugira ngo tubahe ubutumwa. Ibi ni nk'imburo. Ibi ni nk'imburo kabisa. Nge numvise, nge ntago ndazi gutinya kubabwira ko abantu nzi bakora ibyo bintu nyine ari umugabo n'umugore bakunda kugaragara kuri Buryohe TV. Ubwo nibonye wenda numva bikora muri ubwo buryo, ariko nubwo wenda abangaba ari bo baje mu mazina, hari n'abandi bantu nabonye ngo bigisha abakobwa baba bagaragara kuri za social media ngo bavuga ngo uko byo kunyaza n'ibiki byose, ugasanga rero ibintu ntago biriuze koroha. Dr Murangira Thierry yavuze yuko aba bantu bazwi atanga urugero rw'uwitwa Buryohe. Nabikubwiye haruguru utaza kugira ngo kumwibasira. Ati amazina arazwi, ejo bundi nabo ibi nabyo biraza kubageraho. Abantu bamaze kubimenya rwose. RIB irabanza ikakugira inama cyangwa se ikabanza ikakwinginga rwose, ikanakwereka ibi by'ibyo uri gukora, hanyuma byananirana icyaha kigakurikiranwa nyine.
uwitwa Buryohe rero yatangiye umuvugizi wa RIB nyine yavuze yuko yatangiye agerageza kwigisha gahoro gahoro, avuga ngo arigisha ariko amaze kurenga umurongo rwose nk'uko nari nabikubwiye haruguru, cyangwa se ngo amaze kwinjira mu cyiciro atakaba yinjiramo. RIB rero iravuga yuko imbuga nkoranyambaga nka YouTube zikoreshejwe neza zatanga umusaruro rwose, ngo ni nayo mpamvu usanga mu Rwanda hariho uburyo bwo gushyiraho ikoranabuhanga ndetse na internet ku buryo budahenze, ku buryo igera ahantu hose, cyangwa se that's why uzanasanga hari ibice bitandukanye nko muri za ka free zone ndetse n'ahandi hatandukanye harimo free internet, cyangwa se internet nakita iy'ubuntu, internet bidasaba yuko ikiguzi cyaho cyaba kiri hejuru. Muri urwo rwego rero ngo abantu bakaba bagiriwe inama zo gukoresha internet neza cyangwa se social media neza. Nibikomeza kugenda gutyo abantu bagakomeza kwijandika muri ibi byaha bishobora gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ibintu ngo birakomeza kuri buze kugenda biba bibi cyane. Ariko kandi hakaba ikibazo gikomeye cyane, bimaze kugaragara yuko abakurikira imbuga nkoranyambaga videos cyangwa se inkuru zifite aho zihuriye n'ibintu biri sexual, ibintu by'ubusambanyi, abantu murazikunda murazireba cyane. Ntekereza ko ni nayo mpamvu sometimes usanga muri nk'abafana cyangwa mwankarajinga abantu bari gukora, cyangwa se biri gutuma zino nkuru nyine zifite aho zihuriye n'ibintu by'ubusambanyi zijya hanze ari nyinshi. Hari umwana w'umukobwa njye mbona ufite TikTok hariya ajya agakuramo byose, beri rinagana imyanya ye hasi iriyo, agasharinga agashyiramo du sound track, abantu mugakurikira nyine namwe mukajyaho like, views n'amakomenti byose mukabishyiraho. Ugasanga rero ibi bintu kuba abantu kano kanya mwisi, ariko nta nubwo ari isi ya none gusa, byo ntabwo ariko nabivuga, kuko nakira nakari ibintu biri sexual abantu barabikundaga cyane, cyangwa se barabikunda kuko ahari ari ibintu biba bitapfa kugaragara buri hantu, cyangwa se bitagaragara muri buri nguni. Ariyo mpamvu usanga bikurura buri wese akumva yuko agomba kwirebera ibi bintu nyine aho yaba abibonye. So reka nsoreza aha ngaha rero, icyo nakubwira nuko umubosi wa Yawe TV ndetse n'uriya musore mwabonyeho ikiganiro aka kanya ntabwo kikiriho, narenze ko ndi buberekeho agace gatoya gusa cyavuyeho cyangwa se cyakuweho, bamaze kugera muri ferabeto nyine cyangwa se imbere y'igihome. Ubwo nuko basengera wenda bakazasaba imbabazi, nekereza yuko atari n'icyaha wenda baba bakoze bonyine, wenda ari byaha hari abandi bagiye similarities z'ama videos ari hirya no hino kuri YouTube zitandukanye mu Rwanda, nabo wenda ariko ari bari abafashwe nyine. Bwo twabasabira ko wenda bazasaba imbabazi bakisobanura, wenda bakavuga ko bitazanongera, tukumva amakuru wenda basubiye hanze. Ubwo ariko n'abandi nyine mwari bafite gahunda yo gukomeza kubikora, gutanga inyigisho z'ubusambanyi kuri social media, ubwo wenda ubutumwa bwaba ari igihe cyiza cyo kuba babwakira. Reka dusoreza nga rero twitwa Kigali News, turakomeza kubana natwe, murakomeza kubana natwe mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro. Ubwo reka ino nkuru y'ibijyanye n'ibingibi mbenyisoreje ngangiye kubategurira andi makuru. Ubwo mukumbuye kumenya uko hano Kinshasa bimeze, hakurya mukeneye kumenya uko Goma bimeze, za Rubumbashi, hano za Kamanyura, hano za Masisi, za Rucuru n'ibindi bitandukanye. Ubwo ndagaruka mukanya, mukomeze mubane natwe, mukomeze mukorere subscribe, turabakunda cyane. Blessings of a blessing.